jenga none reka murabona neza abantu bacu umva nge n'umukobwa wacu twe twivuye kwitemberera tuvuye kugura utuntu ariko umva n'izuba rimeze nawe ariko mwihangane mumereza iminota itarenze 5 6 ku 8 tuganire ku ijambo ry'Imana. Umva nabyutse n'umushaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana cyane je wambabariye kweri sibyo noneho n'ingofero ari kwikura mu je mbabari muri Yakobo 4:3 niho havuga ngo murasaba nimuhabwe nago ngibuka ko murasaba ndaza kwibanyuriza murasaba nimuhabwe kubera ko ngo dusaba ibijyanye nyine tugendeye ku irari ry'ibyo twifuza ku irari ry'ibyo dushaka ariko bura hari ibintu 7 usenga ukavuga uti ibi bintu nimbikora igisengesho ryenge rizasubizwa kandi risubizwe no ku gihe. Reka mbabwire ibintu 7 nihuse mbabwire uburyo ushobora gusenga kandi ugasubizwa isengesho rye rigasubizwa vuba. Reka maze ngatingeyo gatoya mwihangane nukuri nago mbatinde mubabone mu byumve kandi birabafasha kubukanze kuri iyi video iraza kukubera n'izuba ni ryinshi iraza kugira ikigu igufasha. Umva iyi video kuyifata byagoranye ariko reka tumbabwire umurongo wo muri Yakobo 5:17 niwe uvuga ngo na Eliya yari umuntu nkatwe ariko yarasenze ngo imvura itazagwa ariko imvura iragenda imara imyaka 3 n'amezi 6 imvura itagwa. Ikintu nshaka kubabwira nawe kugira ngo ibyo bisenge bikunde yaratitirije arasenga asaba Imana ariko Imana ntago amusubirije igihe. Ariko ikintu gitangaje nuko nawe nkuko tumuzi ko ari umuntu wagiye mu ijoro adapfuye ari umuntu tuzi wenda nk'umuntu wakoze ibitangaza ari umuntu wumviye Imana nawe yarasenze ntiyasubizwa. Ariko ngiye kubabwira uburyo bugera kuri 7 warahitamo uburyo bwawe wenda bukunogeye wazajya ukoresha usenga Imana ikumva gusenga kwawe. Ubwo nari mvugiye kuri Eliya kugira ngo mwumve yuko nawe yari umuntu nkatwe nawe yasenze Imana iramwumva cyase itinda no kumusubiza nkuko nawe ushobora gusenga Imana igatinda kukumva. Ngiye kubabwira ubwo buryo 7 ubwo mwe murahitamo uburyo bwiza wabukoresha bwose wakoresha bumwe ndabunyuramo nihuta cyane. Umva byakomeje kugorana nyine Jayla arimo ararira cyane ariko ya mbere nyine nshaka kubabwira no kwanza ukamenya motif iguteye gusenga. Ese ni iki kintu kiguteye gusenga? Ese ntago ugeze mu bibazo bikaba ari byo bituma usenga? Ese usenga kuko nyine hari ibibazo bibaye? Iyo niyo motifu ya mbere banza umenye ngo ikintu giguteye gusenga ni iki. Je waretse urumva niba usenga sengera mu mugambi w'Imana ntusenge umeze nk'uwirebaho nkaho ese iyo usenga urimo urasengera abantu ngo bakizwe mbese uri gusengera mu mugambi w'Imana kuko Imana tuzi ko umugambi wayo ari ukugira ngo twese dukizwe twese tureke ibyaha mbese tugendere mu murongo wayo. Ese akenshi iyo usenga usengera mu kugira ngo abantu bahinduke usengera mu mugambi w'Imana usengera mu by'Imana ihora urabona Imana kenshi ihora yifuza bajya bavuga ko ngo iyo umuntu umwe ubwahindutse akareka ibyaha mu ijuru haba igiterane haba ibitangaza nyine by'uko ari umuntu uvuye mu bupfu winjiye mu bugingo. Ese iyo usenga usengera abantu ngo bave mu byaha baze bajye mu nzira Imana ibashakamo. Icyo ni kimwe. Umva guys uburyo bwa kabiri no igihe ijambo isengesho urimo urasenga rihuye n'ijambo ry'Imana. Ese urimo urasengera mu ijambo apana bindi ngo dusenga tugasenga nkaho wagira ngo nugusengera mu ijambo ry'Imana ko turabize yuko na Yesu Kristo bwasengaga yasengeraga mu ijambo ry'Imana iyo yagusubirishaga ijambo ry'Imana. Umva iyi video yango ariko nyine nakundi wenda ubutaha ngenda shakuza ko tuvuganira ijambo ry'Imana umunsi ko wundi. Ubwo ndimo mbabwira ngo gusenga no gusengera mu ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo usenga agomba gusengera mu kuri no mu mwuka. Mu kuri ni iki? Ni mu ijambo ry'Imana. Gerageza usenge ukoresheje ijambo ry'Imana. Uburyo bwa gatatu no gusenga Imana je mbabarira uburyo bwa gatatu ni ugusengera mu bushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana tububonera mu mwuka wera. Abantu barabizi bajya biyumvamo ibyiyumviro bya gatandatu ibyo twita sixième sens ugasanga
hari ikintu ugiye gukora ariko kagira ikintu kikubwira ngo wenda ibi bikore, ibi bireke, bikore gutya, ariko umwuka wera nawe nyine ni siziyemu yindi izi kakubwira ngo iki kihorere, iki ni icyaha. Umwuka wera tubona turawusaba, turasenga tukawusaba, twabati Imana mu mwuka wera ajya nyobora ibyo nkoramo byose, aho ngenda ngaruka, ibyo nekereza, ibyo ngiye kuvuga, umwuka wera nyobore. Iyo usengera mu mwuka wera ni nabwo uzamura isengesho rijyanye n'ubushake bw'Imana. Umva, ibaze ko kugira ngo iyi video irangire Jaira bamumfashije. Noneho uburyo bwa kane ni ukuvuga ngo ni ugusenga. Ese isengesho ryawe hari Imana rifitemo iyihe nyungu? Nyine ifitemo iyihe nyungu mu isengesho ryawe? Ubwa mbere twanje kubona ko ugomba gusenga, usenga ngo n'abandi bantu bahinduke. Iyo ni inyungu imwe. Yego ntabwo Imana gusenga bivuze ngo mu nyungu ngo ni manguhe, ngo nkorera iki, ngo nsenga ngo nanjye mbone iki kugira ngo nk'iki. Hoya ntabwo aricyo nshatse kuvuga. Ahubwo ifitemo iyihe nyungu? Hari ugushima. Jya usenga ushima. Ushima, Mana warakoze kunkorera ibi, nzahigura imihigo, kandi ugahigura imihigo turabizi neza ko nanone niba usenze ngo uvuge ngo urahigura umuhigo, ugomba umuhigo wahize ugomba kuwihigura. Ubwo iyo nyungu yo gushimira turabizi ko iyo ushima hari abantu benshi bumva yuko Imana ikora, hari abantu benshi ubugaruye. Senga harimo inyungu runaka. Nana ubwe yarasenze asaba Imana ngo Mana ndakwinginze mereza umwana, arasenga ariko ntibyakunda. Ariko ubwo yavugaga ngo ndagusenze Imana mu mwana, numuma nzamugusubiza, Imana yumvishe gusenga kwe imuha umwana. Nana nawe ahigura umuhigo wo kuvuga ngo uyu mwana umpaye ni Samweli. Harya ubwo muraza kumbwira avuga yuko umwana imuhaye nawe ari umwana uzibera mu rusengero igihe cyose. Rero senga mu isengesho Imana ifitemo inyungu. Usenga uvuga ngo ibi ngibi abantu barimo barandeba koko. Umva, iyi ni inzira y'imbere gutyo ukuntu nawe barandeba nyine bibaza ati se noneho uriya muhungu byagenze bite. Reka twirebere uburyo bwa gatanu. Aha, tugiye kuri gatanu. Ika gatanu nawe karavuga ngo ibutsa Imana ibyo wayikoreye. Usenga uvuga ngo Mana ibuka ibi nibi, ibuka ibi nibi, ibi nibi. Niba wibuka neza Ezekiel ajya gupfa yabwiye Imana ati Mana ibuka ibi nibi, ararondora avuga ati Mana ibuka ibi nibi maze nanjye utume nongera kubaho. Imana yaramwumvishije icyo gihe imwongerera imyaka 15 yo kubaho. Ese wowe ufite ibyo wakwibutsa Imana? Ese uba uri gusenga ufite ibintu biyamanye n'umutima wawe bivuga ngo Mana ndakwibutsa iki n'iki? Iyo twe tugeze kuri gatanu. Banza unisuzume urebe ati se ni ibiki nakwibutsa Imana? Ni ibiki mfite nakwibutsa Imana ati nakoze ibi nibi? Umva, abantu bamwe baranyura bandeba gucya wumva ko kugenda uvuga ijambo ry'Imana ari ibintu bikomeye cyane. Umva bahagaze niba naswicinga mu karere. Okay, reka twigire kuri gatandatu nacyo. Bwa gatandatu ni ugusenga wizeye rwose ko gusenga wizeye yuko ibyo uri gusengera byose bigomba kubaho. Ukizera, kuko niba mwibuka neza Bibiliya nitubwira ngo kwizera guto cyane kungana nk'akabuto gato ka sinapi. Umva, nabyutse nshaka kubabwira ijambo ry'Imana ariko nago naripanze neza amenye ngo ndavuga gutya, ariko mumbabare wenda mu byombe. Ariko kwizera guto kungana nk'akabuto gato ka sinapi. Ndibuka neza ko batubwira yuko bishobora kwimura umusozi umwe, bigafata umusozi umwe bikawimura bikawushyira hirya hariya. Ubwo rero kwizera nayo ni inkingi ya mwamba yo kugira ngo isengesho ryawe ryumvwe kandi ryumvikane. Kwizera niko kutumenyesha byose. Mureke ndeke kuvuga ibintu byinshi kuko sinapanze neza. Ni ukuri mbyutse ndi kumwe na Jaira wanjye twigereye ngiye kumugurira akantu. Ndavuga ati kundi wabwira ijambo ry'Imana cyane ko ari no ku cyumweru, ngiye sinagiye no gusenga, ariko kwizera kurarema, kwizera gukora byose. Okay, reka tujye kuri karindwi nidusoza, ariko munyemere tujye tubana mu ijambo ry'Imana. Ngiye kuzambibabwira. Reka dusoreze kuri aka ka karindwi bivuga ngo muri Yakobo ni wanditse ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. None se iri jambo rikubiyemo ibintu byinshi. Ubwabyo kwitwa ngo uri umukiranutsi, kugira ngo ube uri umukiranutsi ugomba kuba wujuje amategeko 10 y'Imana.
yose nta na rimwe rikugonga. Noneho hari ukuntu abantu bajya babyuka bagashaka kubyuka bavuga ngo ese akazi kanjye gapanze gute, ese ejo byagenze gute, nyine bagasubira bagakora review y'ibyo banyuzemo kugira ngo barebe niba biri mu buryo. Ariko mujya mwirengagiza yuko yaba njye yaba namwe mujya mwirengagiza yuko hari igihe uba ugomba no kongera kwisuzuma umunsi ku wundi ukavuga ati ariko ejo byagenze bite, ya mategeko 10 y'Imana nayakurikije nk'uko bigomba, ese niriye ryangonze, ese ndayinsabye imbabazi, ese ndikiranukije kugira ngo nitwe umukiranutsi. Ubwo rero n'ubu witwa umukiranutsi kuko byose wabikoze, ndakubwira nanjye nibwira bishatse kuvuga ngo ni witwa umukiranutsi ugasenga ushyizeho umwete kandi bizagira umumaro mwinshi. Noneho iki kintu kindi cyitwa ngo gushyiraho umwete, urumva n'uguhozaho. Gushyiraho umwete ni ikintu wakoze uhozaho, wagishyizeho umwete kandi unagikunze ukagikora kenshi, ukongera ukanisuzuma, ese ntago nsenga ari uko mbyutse cyangwa ngiye kuryama, ese mu nzira iyo ndimo ngenda ntekereza Imana nk'uko wagenda utekereza. Ndabizi abantu bakundana yaba natwe twashatse hari ukuntu ugenda witekereza umwana kajeyira kanjye, umugore wanjye, ariko mu byo utekereza uba ugomba no gushyiramo Imana, ukagenda uvuga ngo Mana wibuka ibyo yakoze, wishima mu mutima, ugenda uvuga ngo ibi nibi aho yankuye. Ni ukuri wenda ushobora no kuba naho uri bunona ngaho ubona naho nabirenze, ariko byanze bikunze hari aho wavuye naho ugeze. Kandi noneho no mu kwizera ko hari icyo Imana izakora, hari aho ugomba kugera. Rero bantu bacu mujye mureka twiganira ijambo ry'Imana. Njya nkunda kuriganira na Sonia cyane, ariko ntacyo byaba bitwaye namwe nyine ngiye nyuzamo tukiganirira. Ndabakunda cyane. Babona video ikurikiyeho nzaba ndi kumwe na Sonia nyine dukora ibindi bisanzwe, ariko ndashaka ko tuzatuganira ijambo ry'Imana kandi bizajya bibafasha nanjye bimfasha, kuko nzajya nishimira kumva ko hari abo nabwiye. Iyo dufite rero umuyoboro w'abantu ungana gutya 24,100 byanze bikunze hari bakiya bashaka kumva iryo jambo pe, kandi n'abandi bataryumva Imana idufashije bazaryumva nyine rikagira icyo ribamarira.